gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro, gukorera Imana n'umushinga utagiuhomba. Kurikira ivugabutumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel Abishuti TV n'ibiganiro by'Abakamana. Kanda subscribe twagura ubwami bw'ijuru. Amahoro y'Imana abakunzi bacu aho muhereye hirya no hino mwisi mwese ndabasuje cyane nta wundi ni Gati ipeke yake mwenyewe official bagomba kubagezaho abastari cyangwa se afite impano ziba zigiye zitandukanye hirya no hino aho muri hose mwese mbanje kuba anabifuriza ibyiza gusa. Rero mukomeze nyire mube hafi yacu mutwe bugufi bwacu. Icyo nabasiba gusa no kutakuraho urushinge. Niba uri gukurikirana ibiganiro byacu gerageze byibuze ukore kuri share, ibintu byose biraza kuba byagenda sawa. Ni Gati peke yake. Muri tegereza imbere yanyu hari abagabo beza cyane kabisa bashima Imana bambaye amakositimu. Bambaye amakositimu kabisa. Je ibintu byose ni mukanya gato ni mu kiganiro. Aturaje tumenye niki kibagenza niki gitumye bicarano imbere z'imboni ya kamera cyangwa se imbere y'imboni ya television. Byose rero ni mukanya gato tumenye uko gahunda zimaze. Gusa mbere gato nyaboneka katubanze dutumikire abadutumye kugira ngo agahonda azibe zagena neza. Boss ataza kunyirukana ntatumitse ibintu kaza kugenda nabi. Gerageza usimbukire kuri YouTube channel Irene Karangwa, usimbukire kuri Igati official peke yake, usimbukire kuri Inzira TV. Abo bose nyaboneka abiraza kuba byagenda neza. Nimba ukeneye umuziki mwiza, ukeneye indirimbo nziza, ukeneye kwamara cyangwa ukeneye kuzamuka, waba ukeneye kuzamura YouTube channel yawe, aduhamagare kuri 0883 byose abiraza kuba byakemuka. Nugira kuri Irene Karangwa nawe ukamwandikira mu gutaka message gusa akame biraza kumera sawa. Reka no kwitsimba mu magambo no kwizimba no kwitsimba byose ariko mumbari Kinyarwanda kiragora. Bagabo makuru umeze neza yanga nufashe kuri mikoro gatoya maze ubundi inze tuganire. Mwatangira musuhuza abaduteze amatwi bose muri rusange hanyuma tugakomeza nyuma yaho. Murakoze kutwakira. Turabashimye cyane turasuhuza mwese mudukurikiye muri uyu mwanya. Uzamura tukaba tubasuhuza cyane tubabwira ngo mahoro y'Imana bane namwe kandi tukaba tubakunda. Rero ngira ngo turi imbere yanyu twaje mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana n'undi nkuko bisanzwe, ariko mwaturi mu kiganiro ntitwarirwa kuboneka imbere yanyu, ariko twongeye twagarutse ntago twagiye kure yanyu bakunzi bacu duhari. Rero n'undi ni kuri Inshuti TV. Uyu mwanya nkaba nagarutse kugira ngo twongere tuganire, twongere tugire ibyo tuvugana byerekanye n'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Urakoze na mugenzi we mumpere mikoro nawe yatangira nawe yibwira abadutiza amatwi bose muri rusange kugira ngo gahunda zikomeze ko zagenda. Murakoze abadukurikiye mwese tubanje kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Rugengamanze Manuel, umugabo Imana yagiriye ubuntu musanze ahantu hakomeye cyane aho nagombaga kuba ntakiriho. Ariko Imana nta itakuvana nta naho itakugeza. Rero mu gutangira twiga buri munsi ijambo ry'Imana, ariko hari Imana baradukuye aho ngaho de bar kure cyane igusanze wigaragura mu bintu bidafite umumaro, ikagutabara ikakugirira neza. Hatinze rero ngiye kwanza mbahereze ku buhamya. Yego. Ubuhamya bw'ahantu nigeze kugera nkahura n'umuntu w'umupfumu. Mupfumu hambaza ati bimeze bite, bimeze bite, ni sawa, ni byiza, nariko urabona ubukene buba buriho, nashaka amafaranga ntayabone, ambwira inzira nyinshi ngomba gucamo, nanjye ubwo mfatiraho. Fateho ndagenda mupfumu ndamwegera turaganira, afite ibintu by'amahembe cyangwa se bitega, ariko nanjye yari yise umuvuzi, nanjye nshaka ukuntu nazajya mvura ibintu nkabona amafaranga ku buryo ntavunitse. Numva ari ibintu biri buze vuba, ariko bene data nari namaze kuyobaka inzira kwa Satani. Ngezeyo turaganira ibintu biravuga ndabyumva, amakondisiyo nazo ndazibona, ariko ni urugamba rukomeye. Waganire n'uriya mugabo burya? Yaganire n'umugabo ngera naho nganira n'ibitega.
vugana n'amahembe. Ariko se bumva bavuga nk'abantu neza kuko naguraga inzoga primusi bikagotomera numva yarangiza bikanereka ku rutugu gutya. Ariko se kuko ukicara nanjye nkafata nkanywa mwanywanye mwabaye inshuti kuzimu habaho na satani agira abakozi benshi cyane. Gango uko rero karagaciyemo mu kanya gato turaje twinjira mu kiganiro nyirizina. Uyu munsi reka nkubwire nimba wikuye umugabo mu kiganiro twabanje gukora ubwashize yatubwiye byinshi, yatubwiye uburyo yagarukiye ku kiraro harya rugiye kweho kuri Nyabarongo kuri Nyabarongo ngongoro namugaruye nimba umwibuka neza nyaboneka araza kugusigira akanimero kiwe uburaza nyine kugira ukuntu umubwira ashobora kunsaba inama yaje ari ahantu hakomeye nkaho narindi nkamwereka inzira agomba gucamo kugira ngo afata umwanzuro ufatika. Nibyo ngango karera abakunzi bacu cyangwa se abafana bacu mwese aho muhereye hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nyaboneka mukomeze mukubwe neza. Icyo nabasaba gusa ni ukudakuraho urushinge kuko twebwe icyatuzanye kuri isi nta kintu ni ukubagezaho ibyiza gusa. Dukora ibyiza gusa kugira ngo nawe uhindukira ugakora ibibi nyaboneka uhindukire ukore ibyiza kuko ukora ibyiza wese azahabwa ingorano zihora. Siko bimeze bapasi niko gahunda zimeze. Rero amureke dutumikira batinyeho gatoya hanyuma nzi twinjira mu kiganiro. Gerageza usimbukira kuri Irene Karangwa, usimbukira kuri iGad Official, usimbukira kuri Inzira Bugari TV, usimbukira kuri Abinchuti. Ni naho tuniyicereye maginga ngati mutrakora ikiganiro cyiza cyane kiyoboka Imana. Nyamureka mwarambwa ati dukumbuye abagabo, dukumbuye uburyo babwiriza, dukumbuye ibiganiro byabo by'isana mutima, dukumbuye byinshi kuri bo. Rero uyu munsi nabazanye nawe gerageza ubabe imba mutima kuri bo, ubereka ko muri kumwe. Nimba hari ikintu cyiza cy'ingenzi ushobora gukora kikabashimisha, icyambere nukuba wakora share ukabakurikirana umunsi kundi ugakanda subscribe kugira ngo kuri channel baba bari gucaho zose ibintu bishobora kuba byagenda neza cyane. Gusa rero tubasabiye umugisha mwebwe muduteze amatwi muri rusange. Abishuti bakomera mikoro kuko ndumva aho hirya tugiye gutwika mu kanya gatoya. Uyu munsi uri ruraka. Uyu munsi uraza kwaka rwose cyane. Hanyuma abishuti karame ndibuka mbere utangira ufungura YouTube channel yawe uvuga ati ngewe nta kinzanye nje mu ruhando mpuzamahanga mu birebana no kuba nakora ibiganiro by'iyobokamana ndetse nkakora n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ubigeze he? Bihagaze gute? Twatangira nyine tunyinjira mu kiganiro. Yego maze ikibazo cyiza cyane. Ngira ngo natangiye ku biganiro by'iyobokamana bituma abantu bifasha abantu bibyisana mitima. Ariko uyu mwanya tuvugana ngira ngo namaze no guhinjira mu kusora n'indirimbo zatangiye gusohoka zirahari. None ubwo abakunzi ubu muri iyi minsi bagiye kumera neza. Abakunzi banjye ndababwira ngo ni muhumure. Indirimbo zatangiye gusohoka ndimo ndategura no gushyira hanze izindi. Yego uyu mwanya najya mbabwire ngo hari indirimbo iri hanze mu wese ko nta nashyira kuri YouTube. Ntabwo urashyira kuri YouTube. Uyishaka arajya kuri WhatsApp. Akambye ati wenda nkunganiho gatoya. Ikigaragara nuko yamaze gusohoka muri studio. Yego. Ku mu producer wawe ugukorera umuziki. Yego. Ubwo igisigaye nuko uzadushyira hanze video, uzadushyira hanze audio. Rero ndumva nta bahegice. Ntago wadusondeka ngo audio. Ndumva kuko abantu natwe bateguriye ibyiza kandi bateganyije ibyiza gusa nanabibemereye. Imana yaraguhaye ngo nabandi ugomba kubaha. Ngomba kwaha ibyiza kandi ngango ko wakomeza. Rero navuga ngo hari indirimbo imaze iminsi mike isohotse yitwa Tuza. Ni indirimbo ibwira abantu bari mu bigeragezo mu bibazo ngo batuze Imana izabagira neza kandi ibya birabizi. Rero narabwira ngo umuntu uyikeneye cyangwa se umuntu uyishaka arajya kuri WhatsApp ankurikirane. Nomero kuri WhatsApp ni 078 71 36 73. Umuntu yishaka ajeho arabinsaba nkahita nyohereza rwose akayumva akayikukirana. Rero navuga ngo kandi ijambo ry'Imana rigeze kure rwose. Mfite abantu benshi shimira abankurikirana umunsi ku wundi, nkababwira ngo mukomeze mu nkurikirane. Narabemereye ko nta kindi nzashira kuri channel. Ni ijambo ry'Imana iyobokamana, ibintu bituma abantu bafashwa
bakagira bava naho bimukira kugira ngo ubwami bw'Imana tubugire gute tubwagure. Rero navuga ngo mwe mwese mudukurikirana muri ahantu hatandukanye ku isi, Imana ijye yampera umugisha kuko ndabubaha kandi ndabakunda cyane, kandi nkababwira ngo iyi Mana dukorera ni Imana y'imbaraga nyinshi, ifite imbaraga nta kintu kinaniye. kuba turahangaho imbere yanyu n'ukuberayo uyu mwanya. Rero navuga ngo ijambo ry'Imana riri kwamamara ahantu hose, kandi nkavuga ngo abadufasha n'Imana ijye baha umugisha, kuko ibi ngibi dukora si twikorera ahubwo turakorera Imana. Niyo mpamvu uyu munsi nibyo twahora nabyo bitugora, Imana ishakira igitambo bikagenda neza. Nubwo twahora n'imbogamizi zo ni nyinshi rwose muri uyu murimo, ariko tuzi ko Imana dukorera ari inyembaraga nyinshi kandi ishakira igitambo. Imana yo mu ijuru y'ampera umugisha mwe mudukurikirana umunsi kundi kuba inshuti kuri channel ya YouTube ya Inshuti TV. Ngago rero aragira ati mwebwe mudukurikirana umusikundi cyangwa se umunota kundi cyangwa se isaha ku yindi kuri YouTube channel Abishuti TV. Icyo agusaba gusa agusabiye imigisha, ariko icyo agusaba nyine komeza umukurikirane umusikundi. Apfa ko ufite amadata yawe cyangwa se ufite bando zawe, nyaboneka ntugacikwe utanditsemo ati Abishuti TV kugira ngo gahunda azikomeze zigende neza. Aragusabira umugisha ni pasteur, kandi murabizi ko agatutse nyine mu kanwa k'umupasiteri kaza gasesekaye amavuta n'imigisha myinshi cyane. Rero nawe ntucikwe, ukomeze nyine ubigenze gutyo kugira ngo ukomeze ibintu nyine bikomeze bigende neza cyane fresh. Abishuti karame ukitugezaho ibyo byiza, ukitugezaho urugendo ufite uko rungana, utubwiye ko watangiye uri kuri ukora ibiganiro by'Iyobokamana, ariko ubu ngubu aho ugeze urimo urakora n'indirimbo. Muri izo ndirimbo urimo urakora, ntago byakugoye kugira ngo urana bitazakugora kubifatanya ukora ibiganiro ugakora n'indirimbo? Buriya iyo ukorera Imana ibintu bigoye Imana bigufashamo, kandi nta kintu kiranira Imana. Rero navuga ngo biragoranye mu buryo butandukanye, ariko uko bikose nta kintu kiranira Imana, kandi iyo ukorera Imana ishakira inzira. Rero navuga ngo abadukurikiranye icyo mbasaba ni kimwe: muduhe subscribe kuri YouTube, mudushyigikire. Ibindi byose Imana izabyigiramo. Kandi nkababwira ngo buriya iyo ukorera Imana ngo byakugora, uzi ko uri kwizigama n'inyenyeri zitagera, byanze bikunze ibyo dukora bizatugira ingaruka nziza ejo hazaza. Nubwo bitatugira ingaruka twebwe ubwacu, bizanye nko kubana tubyara. Niyo mpamvu rero tudacika intege. Biba bigoye, bikomeye, duhura n'imitego myinshi Satani turwanya n'abakozi biwe, ariko tugahagarara ku ijambo rya nyiri ijambo, kuko yavuga ko izabana natwe mu byo dukora byose bya buri munsi. Urakoze cyane. Ntabwo ari ingaruka, ubwo ni imigisha, abizagira umugisha kubazavuka. Hanyuma wowe iyo urebye runo rugendo urimo urakora, abantu benshi baze mu bintu by'Iyobokamana usanga babacira intege, bakavugira ati bino bintu ntago byinjiza, ibintu uri gukora nta kintu kivamo, nta musaruro. We iyo kubitanya n'abo bantu ntago ucika intege? Ntago wanca intege kuko Imana yampamagaye. Hari byinshi yankoreye birenze ibyo ngibyo abana b'abantu batekereza. Bivuze ngo rero twebwe ntago dukorera Imana kubera dushaka amafaranga cyangwa inyungu zo mu mifuka. Dukorera Imana kugira ngo twamaze ubwami bw'Imana, kandi twagure ubwami bw'ijuru, kuko dukeneye yuko abantu benshi bamenye ukuri bakabaturwa. Abantu bakamenya ukuri bakava mu byaha bakajya mu nzira igana mu ijuru, bakareka ibizira. Niyo mpamvu rero twebwe ntago ducibwa intege n'ibyo byose tunyuramo. Nabo ngabo bose bavuga amagambo, kuko tuzi nuko iyo umuntu akoreye Imana neza atavanga ibintu, Imana impumugisha. Akenshi usanga zino mbuga nkoranyambaga bavuga ati bamwe ati zirimo amafaranga, abandi ati nta mafaranga arimo, abandi atarishakira agafaranga, abandi ati nubwo yashaka agafaranga ntago atazabigeraho bitewe n'uburyo bigoranye. Ugasanga nyine hajemo uruntu nyine mu bantu, urabizi ko ntago rujya rubura. Wowe iyo bibonye gutyo ntago ufata izo motivation zo kuvuga ati by'ubuzerekana nkorera agafaranga nk'abandi bose, cyangwa uje gukora umurimo ibindi bikazabiza nyuma? Biwe bimeze gute? Dusobanure muri make aho hantu. Hagati aho ngaho njyewe ikintu cya mbere kinzanye no gukora umurimo w'Imana. Ibyo bindi simbi hanze amaso cyane nibiza bizara umugisha w'inyongera. Ariko wibuke ko hari umuntu ushobora kubona ikibwirizwa cyakavuga ati Abishuti yabwirije neza, numva ndafashijwe, nkeneye ko namubera management mu bikorwa bye, sibyo? Nkajya mukoresha muhemba cyangwa se ngira gute. None se niyumva udakeneye amafaranga numva ubwo atazacika intege? Buriya ibintu byose, kuko ibi byose twabyinjemo twasenze Imana, ari umuntu ukeneye kuba yaba manager wanje, yabanza akaba intego uzanye nkasenga Imana,
kandi icyo nzi nuko ibyo dukora byose tubira umwuka w'Imana. uri mu mwuka w'Imana. Ariko ikibazo rero abantu basenga namwe rero sinzi uko wenda biraza kuza kumera, kuko usanga kenshi abantu basenga ari ushaka kwikoza hirya gace ugakubitana n'undi muhanuzi. Ndabizi abahanuzi muri benshi ubu nawe urimo urakuvuga ati official ndabona uzagura indege mu minsi mikeya. Sibyo se? Akaba n'undaza akambwira ati iyo ndege ntabwo uzayigura ahubwo ati bivemo byihorere. None se ubwo urumva mutanyuranyije indimi, si ikibazo se gikomeye? Ushobora kwatingiye kubaza Imana wagira irya akakubwira ati wapura manager wawe mwihorera ahubwo aragushuka. Bimeze gute wowe? Buriya ikintu cya mbere ntujya kubaza Imana se icyo kibazo umbajije uyu munsi ntago ndi umwana, ndi umupapa, ndi umugabo. Ibintu byose Imana yaduhaye n'ubwenge. Abaye ari umuntu uzavuga ati buriya uko hari umuntu ukuza akubaza agushakaho inyungu ariko ashaka kuyangana kuvane mu rugendo urimo. Uyu munsi abaye ari umuntu uza nawe ari umukozi w'Imana kandi arimo neza atari yondagira avanga ibintu atari ikirwa mu yandi magambo akambye atanisha kwera manager tukasenga Imana nkumva umwuka w'Imana abinyemerera rwose nta kibazo namwemerera. Ariko wibuke ko hari igihe nshobora kuza wena n'urugero hakaza nkena nk'undi muntu hari nk'umusinzi yenda n'urugero ariko akaba yifite amafaranga yakavuga ati ngiye bitewe n'uburyo uriya mugabo abwiriza bishobora kuzafasha yenda nkava no mu rugo gusinzi nkabivamo, sibyo? Nkakiranuka. Ariko reka mpere byibize tubanze dufatikanye mu kubita amafaranga ajya akora agire n'ibimutunga mu rugo iwe, kuko aba yakoresheje umunwa munini, reka bivuga gutyo mu kubwiriza. Kuko buri ababwiriza bari abanyamunwa ntabwo twabihisha, sibyo se? N'abanyamunwa umunwa aba yakoze rero n'imbaraga aba yatanze n'umwuka aba yasohoye, reka byibuze ajya abona umugati. Ntabwo ushobora kubyemera umuntu uramutse umubonye. Byaterwa n'impamvu kumwemera, byaterwa n'impamvu. Kandi buriya natanye vuga ngo uyu munsi ntago ndi umwana simfata imyanzuro mpubutse, nabanza nkasenga Imana ndetse nkanagana na madamu wanjye, nukaganira na madamu kajya inama. Ariko kandi nkagira n'abantu nkanaganira n'abantu bamwe muri groupe tubana nayo twa inihakore nkabagisha inama, kuko ibintu byose barambaza kugisha inama abantu tubana mu buryo bwo gusenga kandi nkanasenga Imana. Ubwo ashobora kuza gutyo yitwara ibyo ngibyo akashaka kugusha atuma umurongo w'ibyo wari urimo kugura komikoza kugura kugira ngo urava mu murongo w'injira mu wundi. Rero ubwo ngubwo bivuze ngo nabanza nkakora ibyo ngibyo mvuze rugo, nabanza nkasenga Imana nkagisha inama abantu abajyana banjye muri groupe ntihakore n'abandi batandukanye ku ruhande b'inshuti zanjye, ndetse nkagira gute nkanagana na madamu. Urakoze cyane. Aravuze ngiye namaza nkajya inama nkaganiza na madamu. Mwebwe murabyumva gute abari hirya no hino? Muze kuba mwatwandikira muri comment aho ngaho gato gusa. Hakore group yiwero mwese ni peke yake Gazi official ndabasuhuze cyane. Mukomeze nyine mukobwe neza kuntenyo ariko yo group ndayishaka nzayibona gute bizagenda. Kwa kabiri uzadusure rwose, tuba turi mu bihe byiza byo. Kwa kabiri nzabasure, uzadusure reka ndaje dutegura urugendo byibuze kwa kabiri turi ku buryo twasibuka tukabageraho tukabasura neza. Hakore mukomeze mukobwe neza hejuru cyane. Hanyuma ikindi kibazo kimwe, yego ujyana ko hariho abaho ibintu byo kwamamaza nk'ingi bitatu turi gukora. Umuntu ashobora kuza aho ati ngewe nkeneye ko burarirwa yanjye uyinyamamariza ndagukubita miliyoni 50. Izo miliyoni wazikatira kandi bajya bazitanga kwamamaza. Barazitanga. Uri pasiteri ntabwo wajya kwamamariza Skol ari inzoga. Rero ikibazo kiragoye. Ikibazo kiragoye cyane. Kiragoye. Ntacyo mugenzi nakunganiraho gatoya. Icyakora ibishoboka byo nka Skol ikeneye ko abakozi bayo bakizwa, twavuga y'ubutumwa. Ariko ibyo kwamamaza inzoga byo ntago byavamo. Uvuze miliyoni tutaranabona no muntu n'amaso. Ariko iyo umuntu ajya gufata ibye ubundi Paulo niwe wavuze ngo ibyarindamo byamubereye igihombo kubwo kuronka Kristo. Nibyo bidolari byahinduka igihombo ugafata duke ariko ukaronka Kristo. Ukaronka Kristo kuruta ukoronka uruganda rwa Skol kuko birari ibintu bizashira. Abagabo bati twebwe tukiretse niba bashaka ko tujya kubwirizaho bagakizwa, ariko izo miliyoni bakazigumanira ntabwo tugiye guhomba. Ntabwo rero utanze urugero rwiza kuri Paulo, utuma
mita ntekereza akandi kantu keza kandi usanga akaba kuba Kristo benshi kuki usanga abantu b'abakristo babyinjemo cyane usanga ari abantu babakeneye nukubera iki kandi handitse ngo mu biganza by'Imana cyangwa se nduwiteka isi nibiyuzuye isi nibiyuzuye byose ni jewe ubifite mu biganza byanjye nsaba icyo ushaka cyose nzakiguha ni kuki usanga abakristo usanga ari bari hasi cyane nukubera iki buriya tuba turi ku rugero rwa Kristo mu bigaragara kandi ari umukire Kristo ni umukire ni n'umutunzi ariko yicisha bugufi akisanisha n'abakene ndaguha nk'urugero none se kuki nyine baba Kristo turi bakira hagakira abapagani base nk'umupagani rwose afite cyitaje cyiza sibyo ariko ugasanga umukene reka nawe kwishyura 10 bya naje kubikubwira cyane no kuvuga ngo uramutse urangariye muri ibyo by'ubukire cyane iby'ijuru byatagaciro gaho gute rero tunyuriremo muri makeya ndakwereka ukuntu bishobora guhita bitagaciro urabona Kristo yaje mu isi ari Imana afite ikanzu imwe noneho uko yakuraga nawe niko yakuraga nta nubwo yanduraga noneho ubwo Kristo rero yajyaga mu ngo z'abakene agakora imirimo n'ibitangaza imibereho ye yose yasanishaga abantu bose ko bagiye bareshya ndetse ageze kwa Zakayo wari n'umutunzi ariko Zakaya ubutunzi yaraburetse abanza kujya hejuru yurira igiti cy'umuvumu ngo abanza aronke Kristo kuko ubutunzi bwiwe ntabwo bwigeze bumuhesha umutekano n'amahoro bigaragara ko ibyo nibyo muri iyi si nyine bigomba kuba byinshi ariko ntibikubuze kuba urwaye diabete bigomba kuba byinshi ntibikubuze kuba warya inyotse kandi bihari rero bantu usake Kristo roho nzima tura mu mubiri muzima shaka ko ari umukene ariko afite ubuzima buzima amagara mazima yandi magambo kandi ugasanga umuntu ufite bya bindi byinshi niwe uhora ku nshinge niwe uhora mu burwayi ajya kwivuza n'iburayi bikanga za diabete zabizanye abantu banywa amazi badatetse bakura mu bishanga benshi n'abakene kandi nta nzoka bafite wapima abakire bakamubwira ko arwaye indwara zigomba gutwara miliyoni 100 ibihumbi n'ibihumbi ya Mana rero ikorera mu bakene ibasha no kubakiza cyangwa ikabasha no kubarinda ariko tukiraho nta mukene ufite Kristo ntago nguce mu ijambo umbahoreho gatoya nimba umukirazi bakamuca miliyoni 100 Imana ishobora kurika vuga ati n'ubundi ramukene nta miliyoni 100 ari bubone reka murinde kiriya kirwara yego kwirinda ari mpamvu bibona amafaranga ikavuga twenda yagukubita kuko bafite n'ubundi uzayatanga no sinyarumwe akarengane oya nta karengane karimo burya umukene burya nta n'umukene unabaho agaragara inyuma nk'udatunze ariko abatungishije benshi imbere n'umukire kubera umwicaye mari umukire ni boss w'aba boss urakoze cyane ko abanatuje Ngango ko rero urakoze cyane turasobanukiye byose uko gahunda ziba zimeze abakristo mwese burya muri abakire mwarakize reka dutumike gatoya hanyuma atuze dukomeze Simbukira kuri Abishuti TV, usimbukira kuri Irene Karangwa, usimbukira kuri Igati Official, usimbukira kuri Inzira Bugwari TV. Hose ibintu byose biraza kwa byagenda neza cyane gatandukanye kandi niba ukeneye muziki mwiza naho nyine Irene Karangwa araza kuza kuba yabigufasha mu kuko nimwe mu producer dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kandi abikora neza cyane ibintu byose bikamera sawa. Ukeneye kuzamura YouTube channel yawe wajamagara kuri 0886 18 3 turayimonetize rwose mu gihe gito cyane gusa imisi mike cyumweru kimwe nacyo ni cyinshi hanyuma nawe ugakora winjiza amadolari wageze kuri igadi offshop yake byose birakemuka ibintu bikaba byagenda neza cyane gatandukanye kandi reka rero tuze tugaruka gatoya atumenye uko gahunda zimeze mu kanya gato hari aho arukomeje ku bapfumu utubwira uti ngewe navuganye n'amahembe mvugana n'ibitega mvugana
Satani twaraganire neza. Twaraganiriye. Anankubita ku bitugu byenda banza ngo mbivimviraho. Uko twicaranye ku mu biro muri biro ya Satani ayikorera. Nkuko biro y'abakozi Imana ibimeze. Satani afite biro nawe. Mu minota dusigaranye tunyuriremo gato gusa. Umwanya wose tumuhe atubwire uko gahunda zimeze. Bene data buriya. Ahantu hanze habararushye. Buriya nimubona abantu bayagara mu bintu byinshi bashakisha amafaranga n'uburyo bwinshi bashakamo kandi barayabona. Barayabona iyo bemeye guharamagara amafaranga barayabona iyo bemeye guharamagara no kuvuga ngo ubwo ngubwo nkubitanye n'umuntu afite amahembe afite ibitega arambwira ati buriya wowe warayobye byiza waza ukanyegera nkakwereka ukuntu umuntu akorera amafaranga. Ni mukanya gato turaje dukomeze n'ikiganiro cyacu gikurikira kugira ngo byibuze atumenye ese ni gute bikora ni gute bigenda hakurya iyo ngiyo Mubapfumu. Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro, gukorera Imana n'umushinga utagihomba. Kurikira ivugabutumwa kuramya no guhimbaza Imana kuri YouTube channel Abishuti TV n'ibiganiro by'abakamana. Kanda subscribe twagura ubwami bw'ijuru.